imboga cyane. Nyamukandagira rero ngo byifashe gute niba nta kintu gisigaye muri Reyo? Nyamukandagira ku musozi wa Shorongi bimeze bite? Iyo bita trio iteye ubwoba yo muri Afrika y'Uburengerazuba. 11 nibo ayise DQT. Ni igikombe cya Afrika. Barashaka gupanga 11. Ni DQT. Upanga 11 wa Nyamukandagira. APR ngifite Afcon mu ikipe yayo. Fitemo Mali, fitemo Ghana, fitemo Cote d'Ivoire, fitemo Burkina Faso. Twagiye terekamo 11. Ubwo abantu bazi no kumva bo yasinyishe. Ghana yo kuzasoze. Ubwo reka tubanze tubwire abantu ko ku munsi w'ejo ikipe ya APR duhere kuri uyu mwana bita Nduwayo Alex baraberekanye byari bimaze iminsi bivuga ko yamaze gusinyira ikipe ya APR. Nduwayo Alex rero ku munsi w'ejo yerekanye ikipe ya APR ko yamaze gusinya muri ikipe amasezerano bivuga ko ari imyaka 3 bamuvanye mu ikipe ya Gasogi United no mu defense bigaragaje muri sezo ishize bivuga ko bamutanzeho miliyoni zigera kuri 25 urumva ko hari icyo asigiye Gasogi. Ibyo byo twari twabigarutseho ahubwo bamaze kumutangaza nyuma yaho gato nibwo banatangaje umunya Cote d'Ivoire witwa William Meri Togui. Uyu nawe twamugarutse ko gatandatu agomba gusinya ikipe ya APR. Uyu Togui afite imyaka 28 kuko nabonye yaravutse 96 urumva ko ari kuzuza 29 gusa nyine kuri Wikipedia bagaragaza imyaka 28. William Togui rero ni umwe mu basore bafite umubiri pe abantu babonye video ejo ahinguka kuri ofisi ya APR no Kimihurura ubona ko ari umukinnyi watamiye kabisa. Ni jigo pe jigo shaka atari muremure cyane ariko afite umubiri kabisa kandi urebye n'imikino naho yagiye akina urabona ko ari umukinnyi umaze igihe muri kariyeri. Amakipe yaciyemo nka za El Jadida yo mu gihugu cya Maroc, amakipe nka za Esperance Sportif de Tunis, akina mu Bubiligi, akina kandi muri Israel mu ikipe ya Tel Aviv, anakina muri Turkiya ari naho aje aturuka kuko ariko ino sezo uno mwaka nta kipe yari afite. Aho aheruka gukina ni muri Turkiya. Aheruka gukina muri Turkiya mu mwaka ushize kuko yakiniye muri Fazare hanyuma biza kurangira muri Fazare Tour no mukinnyi badakomezanyije yaramaze bwa mezi agera kuri 6 nta kipe afite. Ikipe kinagamo bayita Kenkirogucu Ankara Gucu. Oya nagana Ankara Gucu. Oya nyine yitwa Ankara. Iri zira riri ryigishwa. Oya risome naryo. Oya have. Kiro Gucu ni ibintu nk'ibyo muri yo muri Turkiya. Yaheruka gukinamo. Ngo bivuga ko rero banashesha amasezerano kuko services zari bwenda ntabwo bazishimiye cyane gusa iyo umuntu arebye n'amafoto amubona yambaye umwambaro cyangwa se jezi ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Ntabwo nzi niba ari senior ariko biragaragara ko yigeze guhamagarwa muri amwe mu makipe y'igihugu yo muri Cote d'Ivoire. Ubwo rero ubwo cyo twavugaga nuko APR yari maze iminsi imuriho kuko na chairman w'ikipe kwa gatanu gatangaje ko bamaze kumvikana nawe ndetse yamaze no gusinya banohereje itike y'indege ariko yabivugaga byanze bikunze ari Kigali. Ejo Ruvuyanga twavuze ko ari Kigali. Nabonye abantu bagiye babigarakaho cyane. Amakuru ya APR nkimenya. Simyemeje. Giorere. Oya simye twaje nkimenya. Oya muri national ya Cote d'Ivoire amaga inshuro zira kuri 5. Senior preselection 5 muri kariyeri ye kuva muri 2018 yabonye preselection 5 ariko final nyine babandi banyuma ntabagire ariko nibura yahamagawe inshuro zigera kuri 5. Yagira muri nka 2017-2018 nicyo gihe yari afite forume ubona ko zari ziteye ubwoba ko mu ikipe yakineye yitwa Sport Club Ganyoa yakiniyemo imikino 26 ayitsindiye ibitego 23. Ngira ngo no busatirizi buzaba ari bwiza cyane buzaba bwiza gute n'abakinnyi mu byukuri basa nkaho ari abavandimwe ni trio ifite ikintu cya fraternité muri yo kuko no kuvuga ngo harimo abanya Burkina Faso babiri Dao ndetse n'umuvandimwe wa Tara bakongeraho uyu muvandimwe Cote d'Ivoire na Burkina Faso ni nkuko bavuga iki mu byerekeranye na geography cyangwa se mu Rwanda nande mu mibanire ni nk'u Rwanda n'Abagande cyangwa n'Abarundi urebye mu kwegerana kw'ibihugu kuko buriya muri Cote d'Ivoire
abantu benshi cyane abantu benshi baba muri Cote d'Ivoire ariko badakomoka muri Cote d'Ivoire communauté y'abanyaburkina Faso niyo nyinshi agakurikiraho iya Benin buriya hari n'abakinnyi benshi cyane b'abanyaburkina Faso bavukiye muri Cote d'Ivoire mu gihugu cya Cote d'Ivoire urabizi n'aba baziski niho bavukiye n'aba Burkinabe ariko bavukiye muri Cote d'Ivoire usanga abenshi barafite nationalité ebyiri bafite double nationalité ya Cote d'Ivoire n'iya Burkina Faso no vuga ngo rero aba bakinnyi babiri b'abanyaburkina Faso n'uyu mu Ivoire umwe harimo ikintu cya bond harimo ikintu cy'ubuvandimwe mu by'ukuri communication iri hejuru bazatanga akazi gakomeye kuko bombe bavuga ururimi rw'igifaransa ubwo 11 rero bose abapange urabizi ko nta limite y'abanyamahanga baba barimo ubwo wenda niyo umuntu yanapanga kugira ngo abafana b'ikipe ya APR wenda bumve uko igitekerezo cy'umutoza Taleb Abdurrahim cyaba kimeze ubwo mwizamu byanze kunde ni Ishimwe Pierre Mario buryo umuzamu ava mwizamu uko ariko sakoze kuko nakosa arakora ubwo ugomba kubanzamo kugeza igihe yakorera ikosa wenda kazamo Hakizimana Adolphe ubwo mu gihe Pierre yabari mwizamu ku ruhande rw'iburyo ni Omborenga Fitina kuko bambwiye ko nyuma y'igihe yagize adakina n'imvune ye yarakize ubwo ameze neza atanduye imeze neza nta kibazo afite cyatando yarakize ubwo urabizi ko ebyiri se zose zarakize rega razirwariye rimwe zarakize ngameze neza kuri kabiri n'umukinnyi wa mbere w'ikipe y'igihugu nayo mukinnyi ugiye gusinya abanza akora medical test yakoze medical test wa twatabaje rega kuri gatatu yaba ari Claude kapitene niyo mugabo igihe wenda yaba atagiye muri Azam ariko bambwiye ko APR yakaniye ngo nishaka kumurekura ubwo muri defense yaba ari Clement abafana banifuza ko yakina na Swani ubwo turavuga mu mikino mpuzamahanga urumva Swani ndetse na Clement mu kibuga hagati Dauda Yusuf ngimyitozo ari gukora kuri gatandatu za ndwara zose zarakize kuri gatandatu urumva yavashirose kigana oya ndavuga uburyo bazajya bakina baringaniye ndavuga Dauda Yusuf na Ronald Sakiganda utazanakina cyane ndavuga nibo ndi kuvuga bameze gutya baringaniye Ruboneka ntagomba kuburamo ariko Ruboneka yanajyamo yagira bashaka kumuhengeka ako kubera ko bazanye Memel Dao agomba gukina imbere yabo ubwo uruhande rumwe yaba ari Watara urundi Dennis Omedi bakatakisha uyu William Togwi nuko besha ndinda umuntu yitwa Omedi rwose Omedi biragoye ashaka kutazabana umwanya shaka Gilbert n'urucabana arane barafinda hanyuma ndinda Omedi umuntu yitwa Omedi na Kiwanuka bubyihoreye rwose ubwo Omedi nyuma yuko yabaye umukinnyi mwiza mu gihugu ngashaka kuzajya banza Kigali ubuyobozi bwayo bwabwiye umujyi wa Kigali ko tariki ya 10 uku kwezi niba batakoranye inama kugira ngo bakemure ibibazo birimo Kigali itazitabira muri sezo itaha nabonye n'abayobozi bahamagaye inteko rusange iyo nkuru tuzayigarukaho ku munsi w'ejo n'inkuru ikomeye cyane mukura Joseph keretse uvuze ngo habaye ibirori byateguwe na APR sibyo wenda ukavuga uti nka afande runaka afande muyango ati niwe wamutumiye Foste Emedi arari ko batagurukije Emedi ngajye kugitanga hari ko umuyobozi n'abayobozi na Fani Kerebe zariyo zari ko batagurukije nyine niyo mpamvu kugira ngo zishingiye kuki nakongera kubaza ese ntare zo ntizigira abo bayobozi ba Claudia ba Mabure ku buryo batanga icyo gihe oya bashaka no kuvuga bati umva nubwo ntari ku ruhande rwabo bashaka kuvuga bati wenda Karenzi baka ava muri Bugesera Samu Karenzi yarahari keretse akaba ari manager wese akavuga bati kuri iki gihembo muri image nk'umuntu wamugejeje kwitara i Kigali reka mushimire ariko genda umva kuba yatumiwe nakosa n'abafana bakanukura kumutumiwe mu rugo cyangwa ubukwe bwakajya kumushimira keretse ari bakumutumiwe iwe mu rugo akajya kumushimira ariko ntabwo ari fan club cyangwa se igikorwa cya PER yatumirwamo umuntu mushize mwarabibonaga ko mwari muhanganye nawe byose abafana sibyo ibyo abafana nibabyitaho ibyo nibyo oya abafana bagomba kubyitaho none se batitaye kuri ibyo ngibyo kandi ubuyobozi ariko bukomeza bugakurikira urumva baba bari bamariye ikinyine none se ku rundi ruhande Leonida yaragiye gukavaringa nk'umunyamakuru nyine ujye kwicara nk'umunyamakuru nyine wese bose babahagurukije rero isegeye kugitanga gukavaringa no guhemba n'ibintu bitandukanye ibi turi guca tuba dukomeje guca wa muco w'abanyamakuru bakomeza kwijandika mu makipe no mu biyoborero nicyo cyane dushaka twebwe uyu munsi reka kubibabwira baho nk'umunyamakuru yo kwishandika nk'umuntu ashobora nko kujya nk'umuyobozi w'igitangazamakuru dufata urugero mutangaza Jado Castel ntiyajyayo yari sponsor ntiyajyayo Jado Castel yajya ari nk'umunyamakuru ashobora no kumutumira nk'umuyobozi reka reka nkwereke noneho nkubwire ugomba gukuraho ikintu cyose cyateza urwikekwe mu bintu byawe ubikoreye iki kandi uzi ko byateza urwikekwe mu bintu byawe ubintare nge navuga ko
igikorwa cyayo cyari kimeze neza kandi kwatangisha siporo n'ibihuza abantu siporo n'ibihuza abantu numva nakoze keretse je numvise ngo arimo wenda arayigurira abakinnyi nibyo nakwibaza uzagahoro gutyo ushamira ugaruka uyu tuvuga ni umunyamakuru we turakubaza bari byerekeza nta kibazo kirimo pe ajya kuyijyamo bwa mbere uwo byagenze bite niba twemera ko siporo igomba ni gutya abantu bagenda bisiritsirimba ku kintu ikintu kitagushaka uragihunga uramubonye mu buyobozi bw'ikipe nakubwiye ngo kwisiritsirimbaho nicyo kibazo kibamo wabaye ku cyawe n'undi akareba iki none se ko Sadati yatumiwe mu birori bya pe yaravuze se yagiye gutanga igihembo erega Faustin ngiye cyo mvuga yambaye jezi uvuga Sam Karenzi ntiyari ahari muri biriya birori bya hariya yarahari rwose none se umunyamupira se ngiye cyo mvuga ni ibirori byatumye umunyamakuru none reka mubwire nanjye nitujya mubafasha kubyamagana avuga ni uyu munyamakuru ugiye mu kugurira ikipe abakinnyi aba yabyishe ariko je kumwe mu munyamakuru yatumiwe mu birori by'ikipe ikosa se niri birototera bijyana he none se hari post agira muri reyo akubwira ko yifashije kwishyiraho witegetse kandi avuga ko yayikunze dushakishwe nk'uko ejo wazamubona mu birori bya Kiyovu kandi abyivugira yajyayo nk'umunyamakuru ariko niba guhamagurutsa nawe hari ikintu ariko pote ubu bagutumiye mu birori bya Reyo ntiwagaragara oya ariko ntabwo najya gutanga igihembo wagitanga bakwizeye Alfani Club ya Reyo uretse gato Leonida wowe hariya muri Reyo muri Gikundiro kwa Norbert bakavuga bati Leonidas umunyamakuru mukuru dufashe dutangira iki gihembo ibyo hari icyo bitwaye nkande nk'umunyamakuru yega ni imagine reka manze ntangira ahantu hambere nkaba naraguriraga abakinnyi ya peri oya eraho rwose kuki udashaka gusubira inyuma nkaba naraguriraga abakinnyi ya peri hanyuma Gikundiro ikama guhemba umukinnyi wa Rayon Sport narijandikaga mu bintu bya peri tujye tuvugisha ibintu rega tubivuge aya sport igomba kuza abantu sport nituguma muri iyi sport yo kuvuga ngo tura sport ihuza abantu ejo mundi narabyishimiye kubona Tadeyo yagiye mu birori bya PRFC nta gitangaza ikibazo nuko iki kipe bagutumyemo no participa n'ikindi ugiye mu nka sponsor umunyamakuru n'umuyobozi w'igitangazamakuru avuze ko ari sponsor uwo sponsor wa sponsor cyo kino gikorwa je na iyi Fan Club iyi nana yemeye iyi Fan Club cyane icyo mvuga mwimakaze ihame urabe maso nyamuneka urabe maso abantu bashobora kuguca runono transfer barazirangije ikipe yawe wayishyize ku murongo cyangwa bamvuga ni transfer zirangije ucunga nakiri karuzoze mu kwambere niba zawo transfer zirangije indege niziharisha iyi Fan Club izukanye imbaraga ho ariko se wabiretse umuntu wese ngewe indege nta kibazo mba nyifiteho uwayijyamo wese niyo yajyamo wowe se niwe wamamagana ganga urumva nuko bari barahereye mu bya transfer nyine bunanga bazabihera gutya bagenda bigaruka wari ntabwo nakwamagana umuntu wategewe n'ikipe igihe atijanditse mu bya transfer ngewe nijana byumva rusakara n'amwe rusakara igeze niwe geze Leonida aho turi rusakara ntago wamwiyamye hariya uvuga ati rusakara oya emeza ko oya ejo oya transfer si cyo cyonyine nakubwiye ngo Leonidas indege se kukujyana ntago ari wavuze ati uwitwa Paul Mushubisi wambaje n'ujye umuserereza muga ati Paul bakubaje ati batwibye uwo bategeye ari icyo gusa hari icyo yahindutseho nyine baragaruka bavuga mugati bagahita basubira mu ishyamba ryabo ariko uwijandika mu bya transfer oya niho bihera mukajya muvuga ibyo ngibyo wowe ni ibintu urumva mu ntare wenda babikoze sinziniri wenda ariko afande usanganwa dewo urabe maso ikipe yawe twigire muri APR Fan Club mu mujyi wa Kigali bafite ibikorwa byinshi tugashoje Fan Club jewe kuba yatumira umuntu ntacyo bitwaye ahubwo iyi ntare sport dukeneye ni iyihuza abantu turi champion zararangiye haba harabayemo amatiku menshi mu gushaka ibikombe byaragoranye ariko kuba abantu bakwicarana je kuba Sam Karenzi atanga igihembo hara muri APR nakosa ikipe n'abafana ibyo by'amatiku ni ariko abantu bijandika mu makipe bikagaragara ko bijandikaga muri iyi ngiyi ntago nabazana mu yanjye
iyaba barimo barayiteza ibyago bahungira iwawe indi bayisize ibyago mutangaza ejo ninkubona muri match generation wigiriye mu birori ntacyo bizantwara nzavugana ahubwo ni nabyiza mutangaza ajya arabaye mubone mu rucaca ajame yagutumiye vuga ni mutangaza n'umusportif sinzatanga igihembo mubone muri APR ariko ikibazo keretse nujye mu byo kugura abakinnyi cyakwiba ikipe ibi bintu ngiye narabyamaganye kuva kera namaganye Gicumba ajya muri Kiyovu Sport urumva kandi ari inshuti yacu n'abanasiri ndabamagana bajya kubeshya Juvenal ngo baje mu ikipe ndabamagana ndi wagiye muri izo za bindi ni benshi abajya muri za Kigali kwijandikamo atari ugutarama amakuru ari ukwijyamo ejo yawe cena ejo yandi nuko namagana abo bahanta bajya muri za Rayon no muri APR no muri za Gorira barya no za Kiyovu zose ahanta wengera amahirwe ubu ngo yaranabiretse yigiriye mu byo kugira gute yaravuze ati reka mese kamwe ngiye mbi mu agent ubu ngubu nta kibazo nyifitanye na ahanta urumva kuko no mu agent gese nyimufata nk'umunyamakuru ariko umunyamakuru we